ngo asenye ikintu cyitwa ubumwe bw'imiryango, ugasanga imiryango irasenyuka aho kugira ngo yubakike, ugasanga harabaho amadivorce menshi cyane, kuko niwo mugambi umwanzi yapanze, niwo mugambi umwanzi yateguye wo kugira ngo asenye imiryango cyane. Ariko ndagira ngo mwinginge mwene data, icyo kintu ntucyumve, icyo kintu uwo mwuka uyobya utangire ugendere kure cyane, kuko nabonye ariyo migambi Satani afite, nuko nta muryango wabaho, ahubwo nuko habaho amakimbirane, nuko habaho imvururu mu bintu bijyanye n'imiryango. Ndagira ngo mbabwire rero yuko umwami Yesu arabashyigikiye, ariko murasabwa kuba maso cyane, ugasanga umaranye n'igihe n'umuntu wenda se n'umukobwa mukundana, cyose n'umusore mukundana, munategura ndetse no kubana, cyose mupanga n'ubukwe bw'igihe mwana nashyizeho n'igihe buzakorerwa, ariko wowe muhungu kubw'imbaraga z'Imana zikomeje kuturinda, ndetse n'iby'igiciro cyinshi kuba umwami Yesu akiri kumwe natwe. Reka mbanze mbasengere mbere y'uko mbagezaho ikijyanye n'iyerekwa naraye ngize. Uwiteka Mana ikomeye, Data wa twese, uri imbaraga zacu, uri ubuzima bwacu, nshingiye ku mbaraga zawe natuye umugisha ku bantu bose badukurikiye. Ineza y'Uwiteka nikomeze iganze kandi nikomeze iyobore, ibe ku bamama, ibe ku bapapa, ibe kuri buri muntu wese. Nyemerera uyu munsi, reka uwo munsi w'umugisha. Urakoze cyane, nyemerera iri yerekwa ari wowe uritambutsa, kuko twebwe ntacyo twakwishoboza, ariko umwuka wawe aze abe ku buzima bwacu. Urakoze Kristo, icyubahiro kibi cyawe, mu izina rya Yesu, amen. Rero ndagira ngo mbabwire kimwe mu bijyanye n'iyerekwa naraye ngize. Umwuka w'Uwiteka Imana yaje kunyereka umuhanuzi ukomeye cyane, umuhanuzi uzwi n'abantu benshi, ariko uwo muhanuzi njya kubona yinjiwe n'umwuka mubi. Yari umwuka uyobya abantu benshi cyane, kandi abantu bose bamwizeraga, abantu bose bamushigukiraga, abantu bose nabonaga bamutangarira ndetse banamukunda, nk'uko Bibiliya ivuga ngo mu minsi y'imperuka hazaba umwuka uyobya, imyuka y'abantu ziyobya. Niko naje kubibona, nza kubona uwo muntu aza guhinduka umwuka mubi uramwinjira, atangira kubwira abagabo ngo abagore bafite si ababo, ndetse abwira n'abakundana ngo abo bantu babana cyangwa se bakundana ngo ntabwo ari ababo. Nsanga ingo nyinshi atangiye kuzisenya mu rwego rwo gutambutsa ubutumwa bw'uko abantu bari kumwe atari ababo. Rero nagira ngo mbasabe iki kintu, yemwe bantu b'Imana, ikintu kijyanye no kumva ubwo buhanuzi bumeze uko simukomeze kubwumva. Ibi byo kuvuga ngo umugabo mumaranye imyaka 5, umugabo mumaranye imyaka 3 ngo si uwawe, ibyo bintu bigendere kure cyane, ntubyumve. Ibi byo kuvuga ngo umugore mumaranye imyaka 3, umugore mumaranye igihe runaka ntazi, imyaka ntazi, umuntu yarangiza kukubwira ngo si uwawe, uwo ni umwuka Satani yamanuriye mu bantu kugira ngo asenye ikintu cyitwa imiryango, kugira ngo asenye ikintu cyitwa ubumwe bw'imiryango, ugasanga imiryango irasenyuka aho kugira ngo yubakike, ugasanga harabaho amadivorce menshi cyane, kuko niwo mugambi umwanzi yapanze, niwo mugambi umwanzi yateguye wo kugira ngo asenye imiryango cyane. Ariko ndagira ngo mwinginge mwene data, icyo kintu ntucyumve, icyo kintu uwo mwuka uyobya utangire ugendere kure cyane, kuko nabonye ariyo migambi Satani afite, nuko nta muryango wabaho, ahubwo nuko habaho amakimbirane, nuko habaho imvururu mu bintu bijyanye n'imiryango. Ndagira ngo mbabwire rero yuko umwami Yesu arabashyigikiye, ariko murasabwa kuba maso cyane, ugasanga umaranye n'igihe n'umuntu wenda se n'umukobwa mukundana, cyose n'umusore mukundana, munategura ndetse no kubana, cyose mupanga n'ubukwe bw'igihe mwana nashyizeho n'igihe buzakorerwa, ariko wowe muhungu ugahura n'umuhanuzi, kuko yinjira n'umwuka nk'uwo nguwo, agahita akubwira ati Imana yavuze ngo uwo mukobwa si uwawe, mwarapanze ikintu kijyanye n'ubukwe na mariage, ibintu byari bimeze neza cyane.
iyo Mana itarabisenye mbere niyo yambwiye ngo komeza gahunda yawe, ikintu cyo gusenya ibintu wari warapanze niba atari we ntizabyikorera, ariko ikintu kijyanye no kumvira imyuka, iyo by'imyuka yo mu kirere gutyo, ndagira ngo nkubwire ngo hagarika icyo kintu, ndagira ngo nkubwire ngo wikumvire uwo mwuka, kuko umwuka w'Imana yambwiye ngo hari imyuka iri kuvuga ikitirirwa izina ry'Uwiteka Imana kandi atari Uwiteka Imana ibivuze. Nagiye kubona mbona aragiye yongoreye abantu benshi cyane ashaka gusenya, ababwira ati uriya muntu ufite si uwawe. Ugasanga umuntu mwari mumaranye imyaka 10-12, mwari mugiranye abana 3, mwari mugiranye umwana umwe, ariko ugahita usenya urugo rwawe ngo nuko ari umuhanuzi ubivuze. Ndagira ngo nkubwire ngo reka icyo kintu cye kukubaho na gato, aho ubimenye akanya ka none, nyemerera uwo mwuka wa ntuzigire ugufata. Kunda umugabo wawe, kunda umugore wawe, komeza ukunde fiyanse wawe, komeza upange ibirori byawe. Bibiliya niyo ibwira ngo komeza upange ibirori byawe kandi uhigure umurimo wawe. Komeza ntucike intege kandi nturambirwe, ntiwumve amagambo y'uwo muntu, ntiwumve ibitekerezo bye, kuko yaba ari kukuroga mu buryo bukabije cyane, kuko Satani yohereje imyuka imeze uko nguko kugira ngo abashe gukomeza gusenya imiryango. Rero ndakwinginze mwene data, nyemerera ibyo bintu by'abadayimoni ntubyumvire, ahubwo ufate inisiyative yo gukomeza kubaza Uwiteka Imana. Niba wari ufite n'urujijo wibaza uti mbese uyu muntu tumaranye igihe iki n'iki, mbese n'uwanjye, jya kubaza Uwiteka Imana. Imana niyo ibwira umuntu, ntabwo ari umuntu ubwira umuntu, kuko umuntu we yakuyobya. Ndakwinginze wikumva iby'abantu, kuko Yesu ubwe ntabwo ashyigikira ibyo bintu. Yaravuze ati hazabaho abahanuzi b'ibinyoma, muri Matayo niko avuze. Yaravuze ati hazabaho abahanuzi b'ibinyoma ndetse bazayobya benshi cyane. Imyuka iyobya irahari kandi yabayeho kuva igihe Yesu yari abivugiye. Amen. Ndagira ngo mbasabe rero mwe kuyobywa n'imyuka imeze uko nguko, kuko nabonye ari umwuka umaze gukwira ahantu hose. Ntabwo ari mu gihugu cy'u Rwanda gusa bihari, ahubwo umuntu arajya mu ndimi agahita akumanipira byiruka cyane, agahita aguhindura intekerezo, kuko wumvise ngo ni umuhanuzi, kuko wumvise ngo ni umukozi w'Imana. Ariko ndagira ngo nkwisabire iki kintu, wikumvira umwuka uyobya. Niba Yesu yaduhamagaye kuvugisha ukuri, rero ndagira ngo mbwiye ko hari imyuka y'abadayimoni iyobya, ishaka gusenya imiryango, ishaka gushyiramo amakimbirane, ugasanga abantu bari bamaranye igihe barasenye. Ndagira ngo rero ngwisabire uyu munsi wa none uwo mwuka ntuwumvire. Ngiye kugusengera Imana kugira ngo niba wari utangiye no kujyana amakimbirane n'umugabo cyangwa se n'umugore wawe cyangwa se n'umukunzi wawe, uyu munsi wa none ubihagarika, kuko Uwiteka Imana arifuza yuko mukomeza kugirana amahoro, kuko abakundana Imana irabegera ikakomeza ikabasanga. Mu izina rya Yesu ngiye kugusengera ukomeze uba amahoro. Data wa twese, Mana isumba byose, uyu mwuka w'amakimbirane wari ufasha aba bantu ndawirukanye. Uyu mwuka wari usenya ingo ndawirukanye. Nirukanye divorce mu izina rya Yesu Kristo. Nsabye ubumwe mu babana mu izina rya Yesu Kristo. Nsabye urushako ruzima kuri uyu musore. Nyemera niba ari wowe Yesu ubona atari wowe, ari wowe ubyikora kugira ngo bikorwe n'undi muntu, kuko mbonye indi myuka iyobya. Nyemerera umwuka w'Imana ukomeye cyane, ari wo mwuka ubasha gukora ibikomeye bidasanzwe. Nyemerera imyuka mibi iyobya sizagere ku bwoko bwawe, ahubwo imbaraga z'Imana zikomeze zibuhishe. Nanjye nisabiye kava y'Uwiteka Imana, kuko nanjye ubivuga uyu munsi wa none naba meze neza, ariko ejo bikaba byahindutse. Nsabye uburinzi bw'Uwiteka Imana, reka bumbeho, kandi igihe cyose dukomeze tubane nawe Kristo, kuko utadusize nk'imfubyi, ahubwo Data watwohereje umufasha. Reka tubane n'uwo mufasha mu izina rya Yesu, icyubahiro cyawe. Amen. Ndabashimiye. Yesu akomeze abahe umugisha.